Uyu munsi ngiye kubasura filime y'Inyamerika yasohotse mu 2010 yitwa Gulliver's Travel. Murakaza neza ku gasobanuye Samari. Dutangira n'umusore witwa Gulliver uri kwitegura kujya ku kazi. Uyu musore akaba akora mu cyumba cy'iposta cy'inyamakuru cya New York. Gulliver akigera ku kazi muri icyo gitondo yahuye n'undi musore mushya bita Dan nawe wahawe akazi muri department akoramo. Ako kanya Gulliver na Dan bahise bahinduka inshuti. Gulliver atangira kwereka Dan uko akazi gakorwa. Bitewe n'uburyo Dan yisanzura ku bantu yahise atangira kugenda yimenyekanisha ahantu hose. Gusa Gulliver amubwira ko abantu bakora akazi akora batemere kuvugisha ababosi bakuru. Twihuse ku mugoroba Dan yaje kureba Gulliver yishimye kuko yabaye promotion ku munsi wa mbere. Gusa Gulliver yanga kubyemera ko amaze imyaka 10 akora akazi atarabwa promotion. Dan adatinze nawe sakura mu rupapuro arumwereka amubwira ko nimba nawe ashaka gutera imbere agomba kuba sharp akamenya kuvugisha abantu bose. Gulliver byese bimubabaza atanagahinda kenshi atangira kwiyumva nkaho abantu bose bamwanga. Gulliver ari mu nzara mataha yabonye umukobwa apfire witwa Darcy nawe akiri mu kazi.